reka nanjye mbifurize ibihe byiza mwese mudukunda. Ndabizi ko abadukurikira baciye ku mbuga zacu nkoranyambaga mwamaze kuryoherwa cyane. Kuri uyu munsi ndaza kuza kugaruka ku mbuga zacu nkoranyambaga mbibutse ko ari igice cya kabiri cyane ko igice cya mbere twaganira ku byinshi bitandukanye kuri Facebook, YouTube ndetse no kubwira muri rusange. Uyu munsi ndaza kuza kugaruka ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye mbibutse ko nkiri Ismail Pipi Muhinda. Mushaka kudukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga nka Facebook Muhinda Ismail, Twitter Muhinda Ismail, Instagram Isma Pipi 25 official, bisubiremo Isma Pipi 25 official, ndetse na YouTube channel yacu wakandika Ismail Pipi Muhinda ukora byinshi bitandukanye. Yewe n'izindi mbuga zacu nkoranyambaga cyane ko ibi byose tutukora cyangwa se tuvuga aha ngaha uca ku mbuga zacu zitandukanye, ahubwo icyo nkwisaba no kuba wakurikirana gusa ubundi wihangira amaso ndetse n'amatwi yawe kugira ngo ubashe gusesengura ndetse no gusobanukirwa neza uburyo izi mbuga zacu nkoranyambaga zikora. Nkuko imbuga zacu zitandukanye ziba zikora cyangwa se zitandukanye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga zikora uburyo butandukanye, ndabizi neza cyane nanabihamya. Iki kigo kikaba n'urubuga rukomeye cyane ruzwi nk'urubuga rw'abasitari rwohereza amafoto yewe n'amashusho atandukanye, rukaba ruyoborwa n'urugaga rukomeye cyane rwa Facebook, akaba kuri ubu ngubu rukoresha mu koherezanya amafoto cyangwa se video zitandukanye gusa zifite agahiga cyangwa se right moment. Instagram ni kimwe mu bigo bikomeye cyane bikunzwe cyane n'abasitari, ndetse akaba ari n'urwo rubuga rukomeye cyane ruzwi cyane mu kwamamaza ndetse no gukoresha mu kuye no kohereza amafoto ndetse no kohereza video zitandukanye gusa zero right moments cyangwa se ako kanya gusa zikoreshwa n'abasitari cyangwa se abantu bakimaze. Mu yandi magambo, uru rubuga rwa Instagram rwakozwe n'uwo wita Kevin Systrom ariko na mugenzi we wita Mike Grego. Aba bose barabahaka bakomeye cyane bakoraga Facebook gusa baza guhimba urubuga rukomeye cyane kuri ubu ngubu rwa Instagram. Uru rubuga twavuga ngo rwabonye amashusho cyangwa se video cyangwa se izuba. Mu yandi magambo yari tariki 6 z'ukwezi kwa 10 2010. Nibura Instagram mu bikorwa ryayo nibura ishobora kuba wahererwamo video cyangwa se watanga video cyangwa se amashusho atandukanye, yewe ushobora kuba wanatanga ubutumwa cyangwa se message, yewe ushobora no kuba wakora byinshi bitandukanye bijyanye no kueditinga cyangwa se gutunganya ifoto cyangwa se video ugiye gushyiraho. Iyi ngiyi ikwemera ko wavugana n'abandi batandukanye cyangwa se ko bita message, ubutumwa bugufi. Yewe ushobora kuba wakunda wareba cyangwa se watera comment cyangwa se wagira icyo uvuga ku ifoto cyangwa se video ubashe kubona. Nibura urubuga rwa Instagram ruboneka mu ndimi zisaga 36. Urubuga kandi rukorera mu mujyi ukomeye cyane wa San Francisco, ari naho mu gihugu cya Amerika nk'uko nabibabwiraga. Nirwo rubuga nibura kugeza kuri ubu ngubu rukunzwe cyane gukoreshwa n'abasitari ibi ngibi b'ingeri zose, guhanahana amafoto cyangwa se video zitandukanye, update news, amakuru abagezweho ndetse n'ibintu bikomeye cyane mu bijyanye n'abasitari. Abenshi bakunze gukoresha urubuga rwa Instagram. Kugeza kuri ubu ngubu Instagram yatsindiye ibihembo bitandukanye cyane byinshi ndetse binakomeye cyane, harimo nka best mobile app, the 100 most creative people in business mu mwaka wa 2011, ndetse itwara ibihembo bitandukanye harimo nka best locality made app, ndetse yewe inatwara igihembo gikomeye cyane bita the hot 20 mu mwaka wa 2011. Yewe yaje no gutwara igihembo gikomeye cyane mu mwaka wa 2011 bita the app of the year mu mwaka wa 2011, kandi muri uyu mwaka yaje gutwara ibihembo bikomeye cyane nka application ikunzwe cyane mu gutanga video cyangwa se n'amafoto, yewe no kumoza message mu buryo bworoshye cyane mu mwaka wa 2014 ndetse na 2013. Instagram nayo iri imwe mu program akunzwe cyane ndetse yewe abayikoresha bamaze kuba abakire cyangwa se abaherwe. Nibura abasitari bakomeye cyane bakunzwe ndetse bakunze no kureba cyane byinshi bikorwa kuri urubuga. Icyo nakubwira nuko buri musitari wese uzi ko ubaho kuri iyi si abaho akoresha Instagram kugira ngo abashe kumenyekanisha ibikorwa bye bya buri munsi. Ibi ngibi nako kandi nubwo biba Instagram ibihemba abasitari bose cyangwa se abandi bantu bose bakoresha urubuga nkoranyambaga cyangwa se n'abandi bantu bose bakoresha urubuga, kubera ko mu gihe cyose barebwe cyane cyangwa se bakurikiranwe cyane, bafite more followers cyangwa se abakurikirana benshi, abantu bone nabwo barahembwa cyangwa se barashimirwa. Mu yandi magambo, iyo ushyizeho ifoto cyangwa se video ikarebwa n'abantu benshi cyangwa se waba ubasha gushyiraho ibintu bitandukanye ukabasha gukurikiranwa n'abantu benshi, Instagram ifata igihe guhemba bitewe n'aho umaze kujya cyangwa se n'ibyo urebwamo.
kwa monetarized ni kimwe mu bintu abantu benshi bakunze kwishimira kugira ngo bashe kuba bafata ku kajyabo k'aya mafaranga y'abanyamerika mu madolari. Nibura buri muntu wese hano mu Rwanda abasitari bakomeye cyane ashatse kuvuga mu mazina bakoresha Instagram bamaze gutangira gufata kuri aya mafaranga ya Instagram. Ariko tutanibagije n'abasitari bakomeye cyane nge navuga mu mazina nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo na kimwe umupira w'amaguru bose bahembwa ku mafaranga ya YouTube channel ndetse na Instagram bakayahembwa. Selena Gomez, Ariana Grande ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye bakina filime nka The Rock, yewe nka Kareena Kapoor, abakinnyi bakomeye cyane nka Shah Rukh Khan, abakinnyi bahamamaye cyane mu mazina nka Jackie Chan, yewe n'abandi bakinnyi bakomeye cyane mu mafilime no muri fashion nka Kim Kardashian ndetse no mu bahanzi bakomeye cyane. Abo bose Instagram ugiye ku rutonde rwabo bamwe mu bahanzi bakomeye cyane n'abasitari bakomeye cyane bahembwa n'urubuga rwa Instagram. Umukoro nabaha nuko mwajya kuri internet mukabasha kwibaza kugira ngo mwameshe gusobanukirwa ndetse munasesengurwe neza uburyo izi mbuga nkoranyambaga zikonetse n'izinatunze n'abantu benshi cyane. Ni akayabo k'amafaranga ashobora kuba atakara kugira ngo bahembwe cyangwa se babone amafaranga yabo. Gusa reka nze kuza gutandukana none hirya mu mijyi itandukanye muri iki gihugu cya Amerika, cyane ko ari naho hahatse izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zinakomeye cyane kuri iyi si. San Francisco mu mujyi wa California ari mu cya Amerika, abasaga 3900 bakora muri urubuga rwa Twitter. Twitter ni rimwe mu rubuga rukomeye cyane kuri iyi si, cyane ko rikoreshwa n'abanyapolitiki, cyane ko ari n'urwo rubuga bakoresha gucisha amatangazo yabo ndetse n'ibindi. Ni urubuga ruhanahana amakuru ndetse n'ibiganiro ndetse rukanakoresha ubutumwa mu butandukanye mu kwamamaza. Tweets cyangwa se SMS ari bwo buryo bukoresha mu kwandikira cyangwa se mu guhanahana ubutumwa butandukanye bugufi. Bandika ijambo tweet cyangwa se ijambo ry'ingenzi tweet nka SMS cyangwa se ubutumwa bugufi. Ushobora gukunda, ushobora no gutera comment cyangwa se retweet, yewe ushobora no kuba wagira byinshi bitandukanye urebaho cyangwa se unariba, kubera ko usibye ko hajya amakuru atandukanye hajyaho video ndetse n'amafoto. Icyo bitandukanye n'izindi mbuga zitandukanye nuko ahanga bakunze kwita ngo ni official cyangwa se official cyangwa se uburyo bwemewe kwa bahanahana amakuru atandukanye mu gihugu cy'ubuyobozi cyangwa se muri politiki. Twitter ikunzwe cyane gukoreshwa n'abanyapolitiki, cyane cyane ko ahangaha iyo ushaka gutanga itangazo riri direct cyangwa se official ahangaha ukoresha rwa Twitter. Nanjye maze kwimenyera. Ni urubuga rufite nibura ibirindiro byayo mu mujyi wa Francisco, umujyi wa San Francisco, aha ni mu gihugu cya Amerika mu mujyi wa California. Nibura nkuko nemaze kubabwira abasaga 1900 bakorera muri uru rubuga. Jackson Dorsey na Noah Glasses, yewe no bita Bizstone ndetse no bita Ivan William, aba bombi nibo bavumbuye cyangwa se bakorera ibijyanye n'urubuga. Yari tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu ya 2026 urubuga rwa Twitter nibwo rwabashije kuvumburwa n'abagabo basaga 4 ngo masubiyemo Jackson Dorsey, Noah Glass, Bizstone ndetse no bita Ivan William. Abagabo ari 4 baricaye batekereza ku buryo bwose bakora urubuga rushobora kuba rwahanahana amakuru ku buryo bworoshye cyane. Gusa nanone mu buryo butandukanye n'izindi mbuga zikomeye nka Facebook, Instagram ndetse n'izindi mbuga cyane ko izingizi zaziye rimwe nka Facebook yaziye rimwe n'urubuga rwa Twitter, ariko navuga ko byari birimo guhangana nk'ubundi. Tweets cyangwa se ijambo tweets bikoreshwa mu butumwa cyangwa se SMS nibwo buryo bukoreshwa mu kugira ngo bahanahana amakuru mu kuganira cyangwa se mu kuba wagana n'umuntu iyo bita chat. Urubuga rumaze kwinjiza nibura umusoro ku gihugu cya Amerika asaga biliyoni 3.45. Ibi byatangajwe mu mwaka wa 2018. Nibura mu bubiko bwabwo urubuga rumaze kuba rwabika zisaga biliyoni saga 10.6 z'amadolari y'Amerika. Uyu mutungo wose uri mu kabati karwo. Uru rubuga nanone mu 2019 mu kwezi kwa kabiri habaroni abasaga miliyoni 321 z'abakoresha uru rubuga rwa Twitter. Abarenga miliyoni 100 ku munsi nibura bashyiraho Twitter cyangwa se tweets baratwitinga. Reka mbivuga muri ubwo buryo. Abasaga 340 ndetse SMS saga 340 zibasha kuba zakakirwa cyangwa se tweets nibura ku buryo bw'umuntu umwe. Urubuga rwa Twitter rushobora kuba rwakinjiza nibura biliyoni 1.6 ku munsi. Ibi ntabwo bikunze kugaragara cyane.
urubuga nanone kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukunzwe cyane gukoreshwa cyane mu buryo bwa presidence mu nyubako y'umukuru w'igihugu, cyane kubera ko iyo bashaka gutanga amatangazo ari officiel cyangwa se ko bababwiraga amatangazo yemewe kandi ari direct, bakoresha urubuga rwa Twitter. Mu mwaka wa 2016 urubuga rwa Twitter nirwo rwakunze gukoreshwa cyane mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahangaha twibutse ko Donald Trump ari waje kwegukana kuba yayobora igihugu cya Amerika. USA cyangwa se United States of America cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze gukoresha cyane ubu buryo bwa Twitter kubera ko bukunzwe cyane mu gihugu cya Amerika muri rusange. Iyi leta nayo ikunze gukoresha cyane uru rubuga kubera ko nibure mu gihe gutangaza amakuru cyangwa se mu buryo bwose bwo gutangaza amakuru bivuga ko buri segonda mu gihugu cya Amerika haba hatangajwe ubutumwa burenga 100 buvuye mu buryo bwa kiyobozi. Nibura tweet zisaga miliyoni 40 zashoboraga kwandikwa, kandi izi zose zabashaga zakwandika mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika ndacyari mu 2016 n'ubundi. Ibyinshi nava kuri Twitter, gusa kugira nze kuza kubatera amatsiko ndaza kubabwira ngo mumashe kwihangana, ahubwo muze kujya kuri Wikipedia mwandika ijambo Twitter, baraza kubabwira byinshi bitandukanye. Reka tuze kugira umuco wo gusoma, ari nako dukura mu mutwe wacu cyangwa se tuba twasesengura mu mutwe yacu. Ibi ngibi bizanadufasha kugira ngo tumenye byinshi bitandukanye, yewe natwe tuzavime abavumbuzi bakomeye cyane. Cyenda byira urubyiruko, umuco wo gusoma ni umuco mwiza, kandi buriya ngo udasomye hari byinshi cyane baba baguhishe. Yewe hari n'abavuze ngo ushaka guhisha umunyafrika wamuhishe mu bitari, ibi ntabwo ngenge byemera, kubera ko ibyo bitabavuga natwe turabifite kandi tubasha kubisoma kuba bishobora. Ariko reka twese tubigire umuco, kubera ko uburyo gusoma ngo ni ukwisomera. Ibi ni byiza kandi ndabikunze cyane kuba mwese mubyumvishije. Ubu ngubu iyo ngiye kuvuga aha kuri uruhande ndabanza nkitsa kugira ngo mbashe kuba nafata akayaga neza. Niba ndaza kuza kugaruka mu kanya gatoya babwiye kumwe mu rubuga rukomeye cyane. Urubuga abenshi barubuze cyangwa se batarimo kurukoresha, yewe bararwara, nanjye ndimwe muri abo ngabo. Urubuga ni rumwe mu mbuga zikomeye cyane kandi zikunzwe cyane, gukoreshwa cyane kubera ko nibura abenshi basaga hafi 70% y'abatuye isi bashobora kuba bakoresha urubuga. Ariko nakibaza kubera iki buri muntu wese yaba arukoresha. Shoko rufite ibyiza bitandukanye. Urubuga ni mu rubuga rukoreshwa cyane mu kohereza ubutumwa bworoshye cyane kandi vuba, video ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, amakuru atandukanye ku buryo bworoshye kandi buri bwa vuba. Binavugwa ko urubuga ni rumwe mu rubuga ruba rutanga amakuru ku buryo bworoshye, kubera ko ikigozi cyo kohereza ubutumwa bugufiya gishobora kuba kiri hasi kurusha izindi mbuga zose z'inkoranyambaga. Ni WhatsApp ni urubuga rukomeye cyane, cyangwa se WhatsApp Messenger abenshi konse kurwita. Reka nze kuza gufata gato nze kugaruka mbasobanura byinshi bitandukanye kuri WhatsApp. Umuntu wese wabukoresha internet cyangwa se azi icyo bita internet, ntago mpamye nashidikanya neza ko yaba atazi ijambo WhatsApp. WhatsApp ni kimwe mu rubuga rukomeye cyane kandi ruzwi cyane mu gukoresha kohereza ubutumwa bugufi, amafoto ndetse no kubaganira byinshi bitandukanye. Byari mu kwezi kwa mbere y'umwaka 2009 nibwo hazanye igitekerezo cyo kuba bafonda urubuga cyangwa se bashyira urubuga bita WhatsApp. Tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu 2009 nibwo umugabo bita Jan Kum ndetse na Brian Acton nibwo bahisemo ko bakora urubuga rutandukanye n'izindi, ko bahanahana amakuru ku buryo bworoshye kandi bwizewe. Urubuga rukoreshwa cyane ndetse runazwi cyane koresha amajwi, amashusho ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo amapuro cyangwa se impapuro nyandiko, ibisa documents. Kuri ubu ngubu uru rwamaze kuyobora isi, kubera ko nibura rumaze kuba rwakohereza nibura ibyinshi bitandukanye ndetse kuba bwakorohereza abarukoresha mu kohereza ibyo byose nabwiraga hejuru. Chris Daniel ni umuyobozi kuri ubu ngubu urubuga rwa WhatsApp. Urubuga rukoresha nibura abakozi bake cyane basaga 50. Aya masaha tuvugana urubuga ruyoborwa n'urugaga rukomeye cyane none rwa Facebook rwamaze kuyigura. Ahitwa Mount TV ni mu mujyi wa California, niho urubuga warusanga. Urubuga nibura rukoreshwa cyane se runemerera abantu ko bavugana n'abandi mu kwamamaza ndetse no gukoresha byinshi bitandukanye.
urubuga rushobora kuba rwakwemerera buri muntu wese kuba yaganira n'undi muri buryo butandukanye bakoresha ubutumwa bugufiya. Yewe ushobora no kuba wakoresha iyo bita audio call, guhamagara ukoresha amajwi gusa, cyangwa se video call, kuhamagara umuntu ukoresheje video, ndetse ushobora no kwandikira umuntu ubutumwa bugufi ya SMS cyangwa se ubutumwa bwa message. Yewe ushobora kuba wareba ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu iyo bita status. Nanone kandi urubuga rugufasha kuba wara byinshi bitandukanye, yewe kuba wanavuga n'abantu benshi batandukanye by grouping, cyangwa se uburyo bw'abantu benshi baciye mu buryo bw'amasinda cyangwa se bw'amatsinda. WhatsApp biza kuri ubu afite uburyo bushyashya bwita business WhatsApp. Ubu ngubu iyi business WhatsApp ifasha umukiriya ndetse n'umucuruzi kuba bahoza ibikorwa bitandukanye byabo. Mu mwaka 2014 Facebook yaje kuba yakora agatebo kayifanamo billions zaga 19 z'amadolari y'Amerika igura urubuga rwa WhatsApp. Ibi ngibi byatewe nuko nibura Facebook yabonaga ko nibura haje urubuga rushyashya rusanzwe rukoresha mu kohereza ubutumwa butandukanye, nibura ko rumaze imyaka isaga 5 ko yari imaze imyaka 4 ibona urubuga rukora kandi rwinjiza amafaranga atandukanye kandi menshi mu kwezanya ubutumwa ndetse no kuba batanga video ndetse n'amashusho atandukanye bakoresha urubuga rwa WhatsApp. Kugeza kuri ubu WhatsApp ni rwo rubuga rwa mbere rukoreshejwe cyane ndetse runakoreshwa cyane mu nka Brazil, India, Pakistan ndetse n'ibindi bice binini bikomeye cyane by'Uburayi nka United Kingdom ndetse n'Abafaransa. Abo bose bakunzwe cyane gukoresha urubuga rwa WhatsApp. Mu mwaka wa 2011 Isoko Capital yashoye asaga 15 by'iyi kampani, ubwo nasaga miliyoni zaga 8 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka wa 2013 WhatsApp yakiriye abasaga miliyoni 200 bakoresha urubuga rwa WhatsApp. Ibi ngibi byatumye none Capital yongera akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Bidatinze gatoya urubuga rwase ruzamuka nibura ku biciro isaga biliyoni 5 ku giciro mpuzamahanga. Mu kugera kuri amafaranga asaga biliyoni 1.5 kwa WhatsApp mu madolari y'Amerika, byatumye Facebook nkuko ndi bukubabwira, byatumye Facebook izamuka mu biciro ibashe ko yagura urubuga rwa WhatsApp. Kugeza kuri ubu ngubu ahagana mu mwaka wa 2016 WhatsApp yizeho uburyo bushyashya bwo gukoresha email cyangwa se two step verification kugira ngo barinde amakuru ndetse n'abayikoresha, yewe mu kubahanahana amakuru. Mu mwaka wa 2017 ku isabukuru yayo yatariki 21 z'ukwezi kwa kabiri nibwo yatangaje uburyo bushyashya bwo kuba bakoresha ko wahanahana ndetse wagaragaza ubuzima bwa buri munsi status. Ibi ngibi bizwi cyane nko ku mbuga zitandukanye nka Snapchat ndetse na Facebook Stories. Yewe ibi ngibi byanakunzwe cyane kubera ko kugeza kuri ubu ngubu uburyo buri bumwe mu buryo bukozwe gukoresha cyane ku rubuga rwa WhatsApp status. Mu mwaka wa 2018 WhatsApp ishyizeho ubundi buryo bushyashya bwo gucuruza ndetse ko bahanahana amakuru ku bacuruzi bise ngo small businesses. Iyi WhatsApp business ikunze gukoresha cyane kubahanahana amakuru ku bantu bakoresha uburyo bwa Facebook ndetse na WhatsApp kugira ngo babashe guhanahana amakuru, yewe n'abantu bakunze gukoresha uburyo bwo gushora imari cyangwa se mu bucuruzi bakoresha uburyo bwa small business cyangwa se WhatsApp business. Muri mwaka wa 2019 iyi WhatsApp yaje kwibwa cyangwa se guhakingwa. Uyu munya-Israel utazwi izina rye ritaranamenyekanye yaje kuba yakinjira mu bw'ikoranabuhanga bwa WhatsApp, spyware ndetse na malware iza kuba yarimbura uburyo bwo kuba barinda WhatsApp. Uyu musazi cyangwa inkumi no gutaramenyekana baje kuyihamaga kuri telefone yari yakoresheje, gusa ntiyaje kwitaba. WhatsApp ni kimwe mu bigeragezo yaje guhura nacyo kubera ko kugira ngo ibashe kuba yafunga iyo firewall yayo ndetse na malware yewe kugira ngo ibashe kuba yahangana n'ita spyware byaje kwigora cyane. Gusa kugeza kuri ubu WhatsApp kimwe mu mbuga zihagazeho cyane kwa kurinda ya makuru yatandukanye. Yewe nava ko muri uyu mwaka nanone haje kugaragara byinshi bitandukanye cyane ko kubantu babazi GB WhatsApp ndetse n'izindi mbuga zitandukanye za WhatsApp ziri kwa zaje ibibazo bitandukanye, ariko nta cyahungabanyije uru rubuga kubera ko n'ubundi amafaranga arakinjira nk'ibisanzwe. Yewe abenshi nk'abakoresha WhatsApp Messenger baracyarukoresha kandi neza cyane.
WhatsApp dusubiyeho gato y'inyuma mu mwaka wa 2012 yakire biliyoni zaga 10 za message. Tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu ya mwaka wa 2013 WhatsApp yatangaje ko imaze nibura kwakira SMS zaga biliyoni 27. Mu mwaka wa 2014 abakoresha WhatsApp mu kwezi bageze kuri miliyoni zaga 500. Ibi ngibi byaje kuzamura umubare w'amafoto yahanahanwaga ahanga ku rubuga rwa WhatsApp, dore ko byaje kuzamuka bigera kuri miliyoni zaga 700. Video zaje nazo kwiyongera dore ko zaje kujya kuri miliyoni zaga 100. Izi zose zarahanahanwaga kugeza kuri ubu ngubu. Muri mwaka wa 2014 kandi byaje kugaragara ko nibura igihugu cy'Ubuhinde iki gihugu cyakoreshaga cyane abantu baheje kuri WhatsApp, kuko nibura asaga miliyoni 50 bakoreshaga uru rubuga. Gusa imibare yaje guhinduka mu 2017 kuko nibura baje kwiyongeraho bikomeye cyane abasaga miliyoni 70 baze kugaragara ko bakoresha urubuga rwa WhatsApp mu gihugu cy'Ubuhinde. Israel ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri ubu ngubu rifite n'isoko rikomeye cyane rya WhatsApp, kubera ko mu mwaka wa 2013 abasaga 93% bakoreshaga application ya WhatsApp muri telefone zabo. Ibi ngibi bivuze ko nibura abasaga 56% bakoreshaga WhatsApp buri munsi kugira ngo babashe kuba bahanahana amakuru ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi babashe kuba bwamenyekana baciye mu buryo bwo kuganira, ndavuga abaturage. Mu mwaka wa 2017 WhatsApp yari imaze gukoresha nibura abasaga biliyoni 1.5 nibura mu kwezi. Abangaba bose basha kuba bahanahana amakuru. Muri biliyoni 1.5 bakoresha no WhatsApp kuva mu mwaka wa 2017 twiza kuri ubu ngubu imibare byanga byakunda yariyongereye kubera ko imyaka imaze kuba 2 cyangwa 3 yiyongeyeho. Uretse kuba WhatsApp ikunzwe cyane, reka zize kuvuza no gufata agahinshimire buri wese waba ukoresha WhatsApp, kubera ko ibi byose ni ibintu byo gushimirwa. Yewe abenshi turaganira. Kandi ntabwo nakirengagiza n'izindi mbuga zacu zikomeye cyane nka Yahoo, LinkedIn, Snapchat, WebChat n'izindi mbuga zikomeye cyane zikunze gukoreshwa cyane. Izi nazo nzazigarukaho cyane ko abari ubusesenguzi butandukanye tubakora kugira ngo mwashe kuba mwasesengura ndetse munasobanukirwe byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi twaganira ku mbuga zacu nkoranyambaga dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu iki gice cyacu cya kabiri naza kuza kugishohereza ahanga kuri WhatsApp. Naho turaza kuza kuganira, muze kumfasha abantu bose bakoresha WhatsApp ndetse bafite na nimero yanjye bose kunyandikira maze kumva ibi ngibi kugira ngo bashe kuma ubutumwa butandukanye. Ndabizi ko muraza kubyishimira. Status yanjye yaza ko iriho ibingi twavuze n'ubundi ahangaha, ariko reka nzi kuza kubona ibyishimo byanyu. Nabakundaga njye nitwa Isoko Muhinda. Bibutse ko tuganira ku byinshi bitandukanye mu ikoranabuhanga, muri tekinoloji ndetse n'ahantu hatandukanye, cyane ko twe ku mateka yewe muri politiki, social ndetse na economic ko twahajya kugira ngo tubashe kwasiba byinshi bitandukanye. Bibutse ko mushaka kudukurikira muce ku mbuga zacu nkoranyambaga, cyane ko nk'izanjye wa Isoko Muhinda kuri YouTube ndetse no kuri Muhinda Isoko kuri WhatsApp ndetse na Muhinda Isoko kuri Facebook ndetse na Twitter, yewe kwandika Isoko 25 official kuri Instagram. Mbibutse ko cyari igice cya kabiri mw'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ndetse na Google muri rusange. Ibisi twabiganiyeho LinkedIn, Snapchat, WeChat ndetse na Zanya ndetse n'izindi mbuga zikomeye cyane. Izo zose nkeka ko tuzazigarukaho mu gice cyacu gikurikira. Mbashimire nakagaruka.